Yes, reka tubasuhuze mwese abakurikiye business isobanutse, mukomeze kugubwa neza aho buri wese aherereye. Ni wa mwanya rero tuganira kuri business, tumaze iminsi twibanda kuri P network, n'ubu kandi niyo tukiriho ariko twifashisha ingero zitandukanye. Reka rero uyu munsi twifashishe tuganira kuri business ariko twifashishije urugero rw'umwe mu baherwe ku isi uzwi, akaba n'uwa mbere ufite amafaranga menshi mu gihugu cy'Ubushinwa gituwe n'abaturage benshi cyane kurusha ibindi bihugu ku isi. Jack Ma ni Umushinwa uri mu bakire ku isi barusha abandi amafaranga mu gihugu cy'Ubushinwa, barusha bose kabiko mbyita. Ariko reka turebe Jack Ma ni muntu ki? Jack Ma turamwigiraho iki? Jack Ma nk'umupayeneya ni iki yamwigiraho gikomeye cyane? Ikintu cya mbere ngira ngo twigire kuri Jack Ma tugiye kumva amwe mu mateka ye, ni ukudacika intege mu byo akora. Cya kabiri, muri uko kudacika intege ni ukubaho afite intego kandi akayigeraho. Icya gatatu, ni umwe mu bantu b'abaherwe badafite kwirata cyangwa se ngo baterwe ipfunwe n'amateka baturutsemo, ahubwo bakayifashisha bafasha abandi kutumva cyangwa se kudakomeza kugira imyumvire njyabukene, ahubwo bakarangwa n'imyumvire njyabukire. Bityo rero Jack Ma uyu nguyu reka aba ari we tuganiraho nk'uko nari mbibabwiye. Hari imbwirwaruhame ze yagiye avuga, harimo ivuga ngo sinjya ndeka gusinzira nijoro kubera ikibazo, kuko ntasinziriye ejo nabyukana ibibazo bibiri. Abantu bihutira gushaka akazi abantu bihutira gushaka akazi kurusha kwikorera, nk'uko inkende zihutira kurya imineke kurusha kubona amafaranga yagura ya mineke. Ni zimwe mu mbwirwaruhame ze zifashishwa na benshi, ibintu benshi bifuza kumenya, bituma bifuza kumenya uwo ari we. Reka rero turebere hamwe uyu mugabo ni muntu ki. Izi mbwirwaruhame ze, ubwo n'incamake z'imbwirwaruhame ze ntabwo ari zose zakunzwe gusubirwamo na Jack Ma uzwi nk'umwe mu bakire bakomeye ku isi. Uyu muherwe mu 2018 yaje mu Rwanda, ndetse yabonabonanye na Perezida Kagame baraganira, bari baranahuriye i Davos mu nama z'ubukungu, ngira ngo murazizi, bahuriyemo mu 2019 mu kwezi kwa mbere. Hanyuma n'inama ngarukamwaka yiga ku bijyanye n'ubukungu yabaye mu 2019. Iyi nkuru nibwo yanditswe. Yaravuze ati ushyize amafaranga n'imineke imbere y'inkende zakwirukira imineke, kuko zitazi ko amafaranga agura ya mineke. No mu buzima busanzwe rero burya niko biri, ushyize imbere abantu akazi n'ubucuruzi, bose bahitamo akazi kuko benshi batazi ko ubucuruzi cyangwa business yabaha amafaranga aruta umushahara. Inyungu iruta umushahara, kuko umushahara ushobora kukubeshaho ariko inyungu ikagukiza. Iyi mbwirwaruhame kimwe n'izindi zitandukanye nizo zakunze kuranga uyu mugabo ugejeje imyaka igera muri 60 uvuga rikijyana ku isi. Jack Ma, uyu mugabo yitwa Jack Ma Yun, ni Umushinwa w'umuherwe kurusha abandi mu gihugu cye gituwe n'abaturage benshi kurusha ibindi bihugu aricyo cy'Ubushinwa. Birumvikana ni umwe mu baherwe bakomeye isi ifite. Dore ubuzima bwe rero akiri muto.
Jack Ma ni umushinwa wavutse tariki ya 10 Nzeri, ubwo ni ukwezi kwa cyenda, mu 1964. Avukira mu mujyi wa Hangzhou. Yamenye icyongereza akiri muto biturutse ku kuganira n'abakoreshaga ururimi rw'icyongereza bazaga gucumbika muri hoteli ya Hangzhou. Afite imyaka 9 gusa, Jack Ma yatemberezaga ba mukerarugendo bagendereraga uyu mujyi yifashishije igare rye, bituma akundwa muri ako gace k'iwabo, ndetse anahabwa akabyiniriro ka Jack, kuko aba ba mukerarugendo bagorwaga no kuvuga izina rye ry'igishinwa. Jack Ma nk'abandi bana bose yagannye ishuri, ariko kuko atari umuhanga, kugira ngo ajye mu mashuri yisumbuye byamusabye imyaka 4, kuko yakoraga ibizamini bimwinjiza muri ayo mashuri inshuro 4 zose atsindwa. Kubw'amahirwe Jack Ma yagannye na kaminuza, yiga kwigisha icyongereza muri kaminuza yitwa Hangzhou Normal University. Asoje kaminuza yabaye umwarimu w'icyongereza gusa, kuko yakoreraga amafaranga make, amadolari 12 ku kwezi, yatumaga ashaka kandi kazi kamuhemba neza. Hanyuma rero yasabye akazi ahantu harenga 30 byanga, yewe yaranasabye buruse yo kujya kwiga ahantu henshi biranga, harimo no muri kaminuza ya Harvard. Umwaka w'1995 nibwo Jack Ma yatangiye kumva ibijyanye na interineti. Yumva bimuteye amatsiko, by'amahirwe aza kujyana na za nshuti ze za ba mukerarugendo muri Amerika, amenya uko ikoreshwa. Gusa icyatangaje ni uko iwabo mu Bushinwa yagerageje gushaka n'umuntu n'umwe waba uzi ibijyanye na interineti, mu gihugu hose aramubura. Abura rwose waba ufite ubwo bumenyi yifuzaga yuko yafatanya nawe. Dore rero ubuzima bwe bwo gushaka amafaranga uko bwaje kugenda. Mu magambo make wenda, akubutse muri Amerika, Jack Ma n'umugore we biyemeje gutangira kujya bafungurira websites za companies zitandukanye z'ubucuruzi, ndetse biranabahira. Bituma Jack Ma agirirwa icyizere na leta, ahabwa kuyobora ikoranabuhanga, Minisiteri y'ikoranabuhanga n'ubucuruzi mpuzamahanga, Minisiteri y'ikoranabuhanga n'ubucuruzi mpuzamahanga n'ubuhahirane, bishingiye ku bukungu, mu mwaka w'1998. Ariko nyuma y'umwaka umwe yaretse akazi, ajya gushinga kampani iri mu zikomeye kuri ubu ngubu ku mubumbe w'isi, ariyo ya Alibaba. Igitekerezo cye cya mbere kwari ugucuruza akoresheje ya interineti. Yewe byaranamuhiriye. Kuva icyo gihe Jack Ma yagiye arushaho kugenda yagura ubucuruzi yakoreraga kuri interineti. Kampani ye ya Alibaba yagiye izamuka, yagurirwa ibitekerezo bishya yakoresheje agendeye ku byo yabonaga isi ikeneye, ahereye ku banya Hangzhou mu Bushinwa avukamo. Mu mwaka rero w'2014, sosiyete ya Alibaba ya Jack Ma yari imaze gukura, imaze kwinjiza arenga miliyari 25 z'amadolari mu myaka 14 gusa. Bituma icagahigo kuba kampani ya mbere y'ikoranabuhanga ifite agaciro kurusha izindi ku isi muri uwo mwaka. Ubu rero Jack Ma nk'uko nabibabwiraga, imyaka 60 arayigejeje, ariko uko gukomera kwe kwatumye Jack Ma aba umuyobozi w'icyubahiro w'iyo kampani ya Alibaba, ahuriyemo n'abandi, ariko akaba yaravugaga yuko mu 2019 azabireka. Ibi kandi byaje gutuma abonana n'abantu bakomeye barimo nka Donald Trump na perezida w'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame,
n'abandi bavuga ari kijyana ku isi. Burya rero ngo Jack Ma ngo akaba afizweho umwihariko wo gukunda umuziki, akaba yaranigeze gukinaho sinema gakeya. Aha. Muri 2018 ngira ngo tariki ya 10 z'ukwezi kwa 9 yatangaje ko nibwo yatangaje ko azava kuri uwo mwanya w'ubuyobozi umwanya w'icyubahiro w'ubuyobozi bwa Alibaba. Ubu ngubu tuvugana 2019 umutungo we wose wageraga kuri miliyari 34 na miliyoni 7 z'amadolari y'Amerika. Ariko aho byari bigereye ubu ngubu mu mwaka wa 2024 umutungo we waraguye kuko wari wazamutse ugeze kuri miliyari 61 nyuma yaje kugwa bitewe n'ibibazo bya corona n'ibindi bibazo. Ariko ubu tuvugana umutungo we urabarirwa muri miliyari 33 gutyo na miliyoni 7 z'amadolari y'Amerika. Bigaragara yuko habayeho ihungabana ry'ubukungu kuri Jack Ma. Impamvu nifuza ko tugaruka kuri Jack Ma nuko uyu mugabo Jack Ma ari icyitegererezo cy'abantu benshi, aba bacuruzi, ariko reka nivugire ku bapioneers muri rusange. Hari abapioneers benshi payi bamayininze zizavamo umutungo urenze kure wa Jack Ma. Reka dufate uru rugero, miliyari 36 na miliyoni 3. Ariko reka mvugiye ko wenda miliyari 50 z'amadolari ya Amerika. Miliyari 50 zaba ari payi zingahe? Turagabanya cya giciro cya GCV. Zaba ari payi turafata miliyari 50 tuzigabanye ibihumbi 314,159 dolari, zaba ari miliyari, zaba ari payi ibihumbi 15,900. No, zaba ari ibihumbi 159. Zaba ari payi ibihumbi 159 n'ijana, nibyora ibihumbi 159 n'ijana bya payi imwe. Ubwo nizo payi zaba zirimo. Ninde muntu ufite payi ibihumbi 159? Reka nivugire ibihumbi 150. Barahari kuko hari abo twabonye bafite payi miliyoni 2. Aba bantu babikora bati? N'abantu mu kumayininga kwabo bo bifashisha mu kurokirita abantu gusa. Aramayininga pe, ariko yinjije abantu. Hantu ujya ugasanga umuntu afite abantu miliyoni 2 yinjije muri payi. Ariko mureke mbabwire, miliyoni 2 niba buri muntu ashobora kumukuraho payi 0.001 cyangwa kamvuge 0.001, umuntu umwe ariyo zo payi ushobora gukura ku bantu, none ukabona ukinjiza abantu miliyoni 2. Bivuze ngo ubwo ni ku isaha, kandi bivuze ngo ku isaha. Ariko reka mbarire kuri ayo 0.0056 tumayiningiraho ubu ngubu ku muntu umwe ku isaha. Kandi umuntu reka nivugire uwinjije ibihumbi, uwinjije abantu 1000, bivuze ngo ku isaha abo bantu bonyine bakuraho payi 5.6 mu minsi 30 se. No 5.6 ku isaha, mu masaha 24 turakuba, zaba ari payi 134. Hanyuma mu minsi 30 ni payi ibihumbi 432. Ngaho kuba amezi 12 duhera igihe twatangiriye, zaba ari payi ibihumbi 48. Byumvikane yuko ngaho tumaze imyaka 5, zaba ari payi ibihumbi 241. Kandi hariya twabonye yuko nibura umuherwe ufite miliyari 50, yaba afite miliyari 50 yaba afite payi ibihumbi 150
n'icyenda. Murumva yuko rero hari abapayoniyazi benshi batigeze batungaho na miliyari imwe y'amadolari, bamayininze ubundi bararokirita. Ni babandi bazisanga bari mu rwego rw'abaherwe mu rwego rwo hejuru. Ibi ngibi rero ndabivugira iki? Ndabivugira yuko hari abantu muri bo batajya bemera gucika intege uko byagenda kose. Aba bantu bubahwe. Reka mbivugire ku bapayoniyazi bacu. Usanga umuntu nk'ubu nkanjye, ndafata urugero, ninjije abantu muri payi, abantu 149, ongeraho umuntu wanyinjije baraba 150, ariko ujya gusanga ugasanga abantu 25 nibo barimo kumayininga. Abantu 125 barihe, nkuriramo abantu bapfuye n'ababivuyemo bagera ku bantu 10. Abantu 115 bose ntibamayininga. Ubwo ku isaha mpomba 0.0056, ku isaha mpomba 0.644, mu masaha 24 mpomba payi 15 n'ibice 456. Aya ngaya yonyine ubwayo kujya ku giciro cya GCV, murabona yuko mpomba mu masaha 24 miliyoni 4 n'ibihumbi 855,641 by'amadolari. Ibi bintu bifasha ukabishyira mu manyarwanda uyavunje ku 1,350, bivuze ko mu masaha 28 mpomba miliyari 1 2 3 miliyari 6 na miliyoni 555 n'ibihumbi 116 n'amafaranga 34 by'amanyarwanda. Kaga karagwira rero, nahomba njyewe kimwe nawe wowe twemeranwa, twiyemeje kudacika intege, nta kudohoka, nta sereri, nta rwaserera. Komeza mayininga, twaba duke twaba twinshi, tumayininge, uhateho uzuza ibyangombwa, ubundi uceceke, utuze. Itariki 31 z'ukwezi kwa 12 zigere, twumva itangazo rikurikiyeho batumenyeshe umunsi wa launch wa Open Mainnet. Kandi ntibizabatungure official Open Mainnet ibaye mu kwezi kwa 3 itariki 14 2025, itariki payi yatangiriyeho. Simbivuze, ndavuze ntibizabatungura biramutse bibaye, kuko nyuma ya 31 bazatumenyesha umunsi wa Open Mainnet. Wamenya ari ryari, wasanga bazawushyira kuri wa munsi payi yatangiriyeho. Izo ni predictions zanjye, nawe vuga izawe. Hashobora no gushyira ku itariki zingahe z'ukwa kangahe simbizi, cyangwa se ku munsi wa payi today zingahe z'ukwa kabiri. Ntago mbizi, singiye kuraguza umutwe itariki. Icyo nzi cyo nuko itariki 31 z'ukwezi kwa 12 nyuma yayo hazaba iki? Hazatangazwa itariki ya official mainnet ya nyayo. Izaba ku itariki zihe? Tuzabimenya nyuma y'itariki 31. Uzaba ufite payi zingahe? Jack Ma wagize cyakareka kazi nyuma y'umwaka umwe muri ministeri. Ariko ubwumva muri ministeri, uzi ko uyu mugabo yashoboraga no kuzaba perezida, ariko byose arabere baravuga ati icyo nshaka ni amafaranga. Arayashaka kandi arakurikira arayabona. Uyu munsi ni umugabo ubarirwa mu baherwe. Nawe ejo cyangwa ejo bundi nawe uzaba uri mu baherwe. Ese uzaba uri mu baherwe bari mu gutegura ubu ngubu gukora iki? Aho cyangwa ntibizakubera nka za nkende yatubwiye yuko ushyize hari amafaranga n'imineke zakutanguranwa imineke kurusha amafaranga, kuko amafaranga ntiyagura imineke, ariko imineke urayirya igashira ukajya gushaka indi. Ko wayimaze urajya kuyikura, ariko ufite amafaranga yashira ukagura indi. Wowe ufite uwuhe mushinga? Ese dore abantu rero amafaranga n'imineke, abantu bazabona amafaranga bavuga bati tubonye icyo kurya, bajye kwirira nka za nkende. Ariko abandi bazabona amafaranga bashore mu mishinga, bajye kurema akazi, bavuga bati niho tuzajya turya dukuye. Mwabyumvise? Nsoreze ku itangazo ryasohotse uyu munsi, ryasohotse ku itariki 29, ni ryakomezaga kudukangurira kuzuza kwiyandikisha muri map of pie. Hanyuma nanone tugakomeza tugacuruza ibyo ducuruza,
umuntu ashobora korora inkoko mu rugo akajya azicuruza bakaza bakagura bamwishyuye payi. Umuntu ashobora korora udukwavu, ihene, inka bakakwishyura bakwishyuye payi, ko n'ubundi abo borozi ko ntabwo twese buriya ntabwo tuzabona payi ngo twimuke tujye mu mijyi reka tuzaguma aho twari turi, ndetse benshi bafite ibikorwa. Niba uri i Kigali ubwo uti ngiye ngurisha inka dore ziri mu ifamu hariya hepfo mu Bugesera cyangwa hariya i Musanze, ariko ngiye ntuye i Kigali niyandikishirije i Kigali, bansanga aho ngaho bati ugurisha iki, bigaragara ko ngurisha inka, ndangiza mbajyane mu rwuri, imodoka izajya iba ihari nta kibazo. Bene nk'uko nguko, ariko wiyandikishe ezo zorora izo kurya ezo nizo kuzajya ureba. Oya, uvuze ugiye ngurisha amata kandi banyishyura payi, ibyo ngibyo nabyo mugomba kubiteganya. Amata niba ari mu ifamili ugire dayari hariya mu mujyi bajye bakamisha bayazane hariya kuri dayari yawe, nurangiza ubagurisha amata, ufashe icyaro cy'iwanyu, ufashe igiturage, ufashe igihugu, ufashe umujyi w'iwanyu, sibyo? Yego mujye mu Bushinwa tujye kugura za gaze nyinshi, dukore komande ya za gaze nyinshi cyane, amakontineri yazo aze, bamenye ko ucuruza gaze. Mu Rwanda igiciro cya gaze kimanuka kive ku bihumbi 10 no kurenzaho kijye ku bihumbi, niyo cyajya ku bihumbi 5, sibyo? Abantu bakungahare dukungahaze ibiturage by'iwacu. Yes, sibyo? Urabona uyu mugabo Jack Ma ntabwo yanyuzwe nuko ari muri Amerika hari population nyinshi iruta iyo mu Bushinwa, ariko yaravuze ati kansubira iwacu ajya guteza imbere iwabo, arahazamukira. Uyu munsi urabona ukuntu ahesheshemo igihugu cyabo, hanamuhaye kuyobora ministeri yarabyanga, ariko ntiyaretse iwabo. Akora umwaka umwe ajya kwikorera, ariko ntiyaretse iwabo, ateza imbere icyaro cy'iwabo. Mva ngo cyaro nanjye imijyi, sibyo? Maze rero ibi ni byo nababwiraga, umuntu wese ukora avuga ati nge nzigendera, afite umutima wababanga mwaba, ugomba gukora icyo ukora cyose utekereza kuzakorera iwanyu, kuzagira imari ushora iwanyu. Ubwo sindimo kubarangira imishinga, mbarangira imishinga bapayoniyazi. Nyamuna ibyo mukora byose mutekereza, dore igihe cyatwegereye. Umunsi turi tariki 30, ejo ni tariki 31, haraba hasigaye iminsi, ubwo hasigaye iminsi 62, itariki 31 z'ukwa 12 zikaba zirageze. Nongere nsubiremo aka kantu, abantu bakeneye gufashwa muri konti zabo ngo zitungane, kuwa gatandatu turi i Kigali, nyandikira muri SMS, apana kuri WhatsApp, nyandikira muri SMS utindikanaka ndi i Kigali nanjye nshyira ku rutonde. Kuwa gatandatu tuzahure mbafashe konti zabo tuzitunganye. Nyandikira bwango kugira ngo nkubwire ni ibiki bisabwa. Ubwo hari abantu bajya kukuzana bakakuzana telefone yapfuye amagara. Nyandikira vuba vuba mbabwire ibyo mukosora, muzazi ibintu byose mwabitunganije mbafasha ku buryo ibintu bitunganye bitabagora bikagumya kuzambazamba. Yes. Abantu bihaye ibintu by'ubucuruzi bwo kwiba abantu, nabivuzeho mu kiganiro cy'ubushize cya nimero 91. Abantu bagurisha payi, abantu bazigura, mufite ibibazo mushobora kudukururira twebwe nk'igihugu, mu gihe bashobora kudushyira ku rutonde bavuga bati abangaba baratunaniye mu kubahiriza amategeko n'amabwiriza ba payoniyazi, mube bashyize ku ruhande, sibyo? Ibyo bintu ntabwo ari byo, mubireke, ntabwo bupfura burimo. Ugayibya byibira, murabyibiramo, habaye iki, ufite ikihe kibazo? Abangabo niba uzajya gusanga usange nizo bafite zibasize ndakibona, zibasize ndaki. Wamaye injiza abantu aho kugira ngo ujye kugira gute kugura payi. Ibyo n'ubusutwa, n'ubujura, ni n'ubugome. N'ubugome ntabwo ari ibintu by'upfura. Kwangiza ukavuga uvuga uzakira, ntabwo uzakira, uzagumana ubutindi. Cyo kubwira umutima mutindi umuntu awugendana, ibyo yaba afite byose arawugendana. Hari abantu bagira umutima w'ubutindi, baba bafite ibya mirenge, baba bafite iki. Hari abantu rwose wagira ngo ubwonko bwabo hagira ngo bube nkarakara gusa. Ikibazo abandi amayinenga rimwe ukwezi kugashira akagaruka, harya bigeze urajya hise ubwo huko. Nta kintu uzongera kukubwira. Abandi barategura imishinga yo kuba mu nzu nziza, mu nzu nziza muhesheshemo igihugu, mugaragaza ko igihugu gifite ubukungu. Si ibyo gusa, imiryango gutura heza. Yego, mureke rero dufatanye, twunganirane, tuganire, duhwiturane, dukora ibyo dukora byose tugendeye kuri abo batubanjirije, bakoze bate, babikoze ryari, bavuye aha ngaha bageze aha. Tubisunge, tubigireho, natwe bizadufasha mu gihe tugiye kwinjira muri open minded, twitegura kubona amafaranga yo gukora iki. Inzozi ufite ni izihe zo gukora iki? Ufite izo nzozi, itegure kuzishyira mu bikorwa.
murakoze, mugubwe neza, muhahe, muronke, dukomeze gufashanya. Reka nsaba abantu bareba aho hasi handitse subscribe cyangwa se abone, niba ukunze ikiganiro dukorera subscribe, twihute. Nibagiwe kubabwira akantu, iyi channel ya business isobanutse izabagezaho ibintu byinshi cyane narabibabwiye kandi ntabwo biraza ubundi tugitangira. Ndagira ngo mbwire umuntu wese utarakora subscribe ayikore, kuko ibiganiro tugiye kujyamo cyangwa se ibihe twinjiramo ni ibintu bikomeye cyane bidutegurira. Mushiti wanjye Bosco niwe wigeze kuvuga ngo mutegure imitwe yanyu, mutegure ibitekerezo byanyu. Imitwe murayifite, ni ukuri pe, turayifite, ariko abavuga ibitekerezo, tugira imboneza bitekerezo, dutangire tugire imyumvire, tureke imyumvire njyabukene tujye mu myumvire njyabukire, sibyo? Tureke imyumvire njyabukene twinjire mu myumvire njyabukire. Ibi bintu nitutabitegura benshi bizabagora, benshi bizabamerera nabi. Ku itariki 27 rero business isobanutse YouTube channel ya Tite Kamanzi n'abayikurikira, ntabwo ari yanjye gusa, rega buriye njyacu twese, mbaratire yuko cyangwa se mbabwire ko twujuje amezi 4, kuko yafunguwe ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka wa 2024. Yari yujuje amezi 4 rero, yujuje amezi 4, ifite abasubscribers 3600 kandi yarabaye monetize kandi kataje mu gutanga ibiganiro, tumaze kuba ubukombe. Ndagira ngo nongere mbasabe, buri muntu nashakira umuntu, buri muntu wakoze subscribe hano nashakira umuntu umwe nibura nawe akore subscribe. Ibi ngibi twabikora umunsi umwe bikagenda bikaboominga rwose, YouTube ikarushaho kutugirira icyizere no kutuzamura mu iterambere, bityo bigakomeza kudufasha tukagira imbaraga zo gukomeza kubagezaho ibiganiro byandi tutabonaga. Nk'ubu nta kamera tugira, mujya mubona ko nkoresha telefone, none nagira nti ariko bigera aho ngaho bikanga bitewe n'ibihe n'iki, turadupagasa hirya hino kugira ngo turebe ko twabaho. Ntabwo biba byoroshye. Ubwo rero igihe ibyo byose bitaraba ngo bitungane, turakomeza gukuturanya tugakoresha audio iki, ariko ubutumwa bugatambuka, byumva ukabyumva, ibyo ubona ukabibona. Rero ni mutegure, dutegure imitwe yacu, dutegure hazaza hacu, dutegure ibyo tuzakora. Ibintu bya mbere by'ibanze narababwiye nti tuzabanza gushaka amacumbi, ari ukurya tukiyondora, wagira ngo twarwaye bwaki. Oya, nta bwaki twarwaye rakatsindwa, ahubwo dukeneye kurya kuko pe indyo nziza, ariko dukeneye no kuba heza. Rero amwe mu mazu meza, ntabwo haba mu nzu nziza utarya neza, birumvikana. N'ibyo ngibyo tuzabanza tubanze dushyiremo ka pause, ariko dukomeze gutekereza ku mishinga. Uzakora mushinga ki, sibyo? Nk'ubu nkanjye nk'abavunguriyeho, nk'ubu nkanjye mfite intego yo kuzavuga ngo nzashinga kwikubitiro, aho kuba heza yego no kubaho neza, ariko kwikubitiro gushinga igitangazamakuru gikomeye cya radio na televiziyo, hanyuma na fondasiyo yo gufasha iki abatishoboye. Ibyo bintu byakusigandanye. Hanyuma n'ubucuruzi, tuzaha akazi ababikoramo ubucuruzi cyane cyane bw'ibikoresho bikomeye cyane bikenewe mu Rwanda, nko mu bijyanye n'inyubako bihenda, tubizane ku buryo buhendutse. Nibyo nababwiraga by'imibereho myiza bijyanye n'ibicanwa gaze, tuzana amakontineri y'amagaze n'uruganda rupfundikira amacupa aya ngaya akoreshwa mu nganda za twadukanete n'ibindi. Ibyo byose ubuse mbirondora imbere ntabwo nabishobora, ntabwo nabivamo. Ibyo byose ugomba kuri aho uri mu kwicara ushakisha icyo kintu. Naho ngaho. Murakoze, mugubwe neza, mugira ibihe byiza.